Nakagari kari kubakwa mu ibereshi rya kane imbere y'umusigiti aho abaturage bigiriye igitekerezo bakavuga bati reka twibakire akagari bitewe nuko bagorwaga no kugera kuri service izigiye zitandukanye. Ubusanzwe bajyaga gushaka service mu kandi kagari ka Kigombe bavuye mu kagari ka Mpenge. Abaturage rero batuye muri aka kagari ka Mpenge abahatuye batakihatuye ndetse n'abahakorera ndetse n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye nibo bagize igitekerezo cyo kuba bakwibakira akagari ikageretse k'inyubako ebyiri. Bari dufite imbogamizi zo kuba tuva hano tukajya mu kagari ka Kigombe kugira ngo tuye gushaka service ko niho akagari kacu ka Mpenge kakoreraga mu cyumba kimwe kigize umurenge wa Muhoza. Rero ugasanga naho hantu batijije akagari kacu ka Mpenge na ahantu hatagira ubwinyagamburiro, ni akabiro ushobora gusanga atarenga abantu 10 twicaye, ugasanga wenda abantu bazanye ibyifuzo ku murenge n'ibibazo ntitubona uko dukwirwa twicara mu gihe cyose imvura yabiguye bikatunanira. Kazaba ikitegererezo cyiza kivuga ngo birashoboka ku buryo n'utundi tugari dushobora kubona isomo ryiza kandi tukaribona hafi yaho ko kwiyubakira igikorwa remezo nk'iki bishoboka. Igihe kazaba kuzuye ndumva ari ibyishimo nkatwe nk'abaturage bitewe nuko service zose twasabaga akagari kazaba katwegereye ntabyo kuvangura tega moto. Iki gikorwa twashatse kugitura nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri manifeste y'imyaka 5. Igice kimwe kizaba kirimo ECD cyangwa se irerero rito ry'abana, hanyuma igice cya kabiri kizaba kirimo ibiro by'akagari muri rusange. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mpenge niyo yita adusobanurira uko iyo nyubako izaba imeze. Igice cyo hasi kizajyamo irerero aricyo bita ECD, noneho hejuru hakabamo ibiro nk'uko abaturage babigusobanuriye, harimo ibiro bya gitifu w'akagari ushinzwe iterambere, harimo ibya perezida w'inama njyanama, harimo ibiro bya perezida w'abunzi, hakabamo na sale nini izajya yakiramo cyangwa se igakorerwamo inama, hakabamo nanoneho igice kimwe kizajyamo abashinzwe umutekano icyo bita seri kamanda. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mpenge akomeza avuga ko iyi nyubako umunsi izaba yuzuye mu by'ukuri izaba ari igisubizo ku baturage. Uretse n'ibyo ngibyo ku bana abakiri batoya cyangwa se ku bijyanye n'irerero aravuga uko rizajya rikora ndetse anasobanura n'ibyiza byaryo umunsi rizaba ryuzuye. Iyo ECD rero ntabwo ireba ari abantu baciriritse wenda batishoboye. Iyo ECD ireba buri mubyeyi wese utuye muri kagano ka Mpenge bafite abo bana nibo bazitabiriye ECD. Ntabwo ari nk'ahandi bava wenda ngo turafata abatishoboye gusa, ababisabye ni n'abantu basobanutse bafite ubushobozi bafatanyabikorwa. Ikibanza kirimo kubakwamo akagari ka Mpenge ubu ngubu n'umundi kahozemo akagari ka Mpenge, ariko mu myaka 10 ishize habaye biza gusenya inyubako yakorerwagamo n'akagari. Hanyuma rero umurenge wa Muhoza waje gutiza akagari ka Mpenge icyumba kimwe cyo gukoreramo, ariko umurenge wa Muhoza nawo ukaba uri mu kandi kagari ka Kigombe. Iyi nyubako niyuzura izatwara akayabo ka miliyoni 128, ikaba izuzura mu gihe kingana n'umwaka n'igice. Mirwa Media mu karere ka Musanze.